nabaye mu butegetsi igihe kirekire, nasavinze mu nzego zitandukanye, nakoreye igihugu, ariko ni hahandi wicara ugakora, ugatanga imbaraga zawe, ugatanga ubwenge, ariko hejuru yawe haba hari abantu bagukontorora umunsi ku munsi. Ibyemezo byinshi ufata ntubifata ku giti cyawe, biba birimo n'iterabwoba. Rimwe na rimwe ushobora kuba ufite bije yo gukora ikintu, cyangwa se amafaranga yo guhemba ateganyijwe, ukumva haje umuntu wahoze ari umusirikare cyangwa se ukora ku rwego rwo hejuru rwa ngari, cyangwa se agakora mu zindi nzego ziba zaravuyemo abantu bahoze ari abasirikare nk'abademobe, ukumva arakubwiye ngo aya mafaranga ntuyakoreshe gutegereje, dufite ibintu byihutirwa. Ku mwanya uba usavingaho, yaba executive, yaba meya cyangwa minisita, ugenda uhura n'abantu benshi bakwereka agasuzuguro, bakwereka ko hari abantu bari hejuru, hari abantu bagufatira ibyemezo, hari n'ubwo ukoresha inama ukandika imyanzuro, wajya kuyisohora ukumva umuntu umwe arakubwiye ngo ibyo ntimwabikora mutabashije kugisha inama. Mbega ni ugukora ukitwa izina ry'umuyobozi, ariko ukaba uri muri pozisiyo yo kudafata imyanzuro. Mbega ubwisanzure bwawe buba buri hasi. Uwo niwe muyobozi. Uko niko abayobozi benshi mu gihugu bakora. Naganiriye n'abantu benshi bambwira ko n'abantu bari mu nzego zitari iza gisivile, bari mu nzego za gisirikare, nabo ibyo bibabaho. Uba uri umuyobozi, ariko igihe cyose ubwirwa ngo hejuru hejuru hejuru. Ni nayo mpamvu uzasanga ibibazo byinshi bidakemurwa, ugasanga abantu benshi barabaye sitake kubera gutinya gufata imyanzuro, kugira ngo utazagira aho ukoma rutenderi. Benshi bakubwira ko iki gihugu bakivunikiye, bagitangiye amaraso. Ni inkuru zimwe zitajya zirangira zivugwa n'abantu, akenshi
biragoye ko wayobora mu kigo cyangwa se waba uri muri minisiteri hatarimo abantu nk'abo. Ushobora gufata umwanzuro ukavuga uti ndahindura abakozi, ariko ukajya kumva uri mushyashya bakubwira ati uyu mukozi ntakurwaho, uyu mukozi natwe twumva ko ari we usa n'aho ayoboye ahangaha. Mbega iyi politike y'u Rwanda, iyi politike uburyo ikorwamo, urebye yubakiwe ku muntu umwe gusa. Niwe ufata ibyemezo, niwe muntu w'intungane, niwe muntu uzi ubwenge, niwe muntu ugena ibikorwa byose. Ikindi kandi akazi kacu kaba karimo risiki ikomeye cyane. Igihe icyo ari cyo cyose umuntu aba yakirukanwa akava ku kazi, kandi agategekwa kwegura ku giti cye. Muzabibona abayobozi benshi baregura, bayegujwe, bagategekwa ko bakwandika amabarwa avuga ko beguye ku giti cyabo. Ibyo biba byabaye nyuma y'intambara nini cyane ibabereye mu maofisi hafi no gukubitwa. Hari igihe aho bita hejuru bakubwira gukora ikintu udafitiye igenamigambi, kandi ngo kigomba kuba kirangiye kubera ko telefoni yaje y'umuyobozi utigize wivuganira nabyo, bakakubwira ngo umuyobozi yavuze ngo ibi bintu birare birangiye, ngo cyangwa birangire vuba. Mu gihe ukibaza icyo gukora, ukajya ubona umeze nk'aho uri gukora nta nshingano n'imwe ufite, usibye ko uba uza ku biro ukajya muri ofisi, ariko nta dokima wakotoriza ngo isinywe, nta dokima wasinya ngo iyotorize ijye muri implementation. Murabizi ko akazi kenshi ka leta gashingiye ku mafaranga na budget y'igihugu. Ayo mafaranga ashobora kuva muri za minikofine mu igenamigambi rya buri minisiteri. Hari igihe ukora raporo finance ikakubwira ko amafaranga ashobora kuza ndabyibuka rimwe perezida yahagurukije abantu ngo bahaguruke, ngo yabajyana muri mucaka. Narabirebye numva mbuze icyo nkora, numva ndababaye cyane. Nitegereje abagabo bose bambaye amakoti n'amakositimu bahagurukijwe n'umugabo mugenzi wabo, numva agahinda karanyishe,
ndababaye ku rwego rw'aho nabuze icyo nkora, numva nakuramo ikote nkahaguruka nkavuga nti nyakubahwa, ibintu ukoze si byo, ni amakosa, birakabije. Birashoboka ko haba hari umuntu umwe muri bo yabonye wenda ugaragara nk'unaniwe, ariko kuko abantu bose bari mu nzego baba bameze nk'abari ku gati kamanitse kenda kuvunika, nta n'umwe uba ufite imbaraga na nkeya zo kuba yatekereza ku kintu kiri negatifu, ku kintu kiri opposite y'icyo umuyobozi aba avuze. Yakubaza gutunguye, yaguhagurutsa mu bantu, yaguhagurutsa uko abitekereza, n'ibibazo byinshi birimo agasuzuguro, ubwirasi, ibyo mubona muri publike, ngaho ibaze iyo aguhamagaye kuri telefone utavuga, utasubiza, utatanga ibisobanuro, akubwira ko ari woningi, wanabizira iki gihugu bakirwaniye atari icyo gukiniramo. None se utekereje, wumva igihugu cyayoborwa muri ubwo buryo? Hariho abantu benshi bahoze ari abasirikare birirwa binywera amayoga, niko nabyita, kuko hari igihe kugeraho mu biro ukagira ngo yuzuye amacupa gusa, ariko aba ari wa muntu w'intakorwaho ngo abantu baramuzi, ni inkotanyi cyane, ngo ni umuyobozi ukomeye. Niho hava gufeka amaraporo, guhimba inyandiko, no kuvuga amagambo aryoherewe cyane. Uzabibona, uzabyumva kenshi, uzumva nko muri mitiweli amafaranga nta cyakozwe, kandi amamiliyari y'amafaranga yarasohotse. Uzabyumva, uzabirebera muri sosho, nta gikorwa na kimwe giteza imbere umuturage uzapfa kubona. Ibikorwa byinshi bikorwa biba ari ibikorwa byo ku rwego rw'igihugu, bigamije kugaragaza isura y'umuntu umwe. Nta mushinga n'umwe w'iterambere cyangwa se ikindi gikorwa na kimwe umuyobozi wo ku rwego rw'akarere, rw'intara cyangwa rwa minisiteri ashobora kwiyangajamo ngo umubere successful, anawiyitirire cyangwa se bawumwitirire, kibe nk'impinduka yazanye gituma nk'umuturage yakongera kubaho neza. Reka ntange nk'urugero, nshobora kuba ndi minisitiri w'ubuhinzi,
nkavuga nti reka minisiteri yacu izafate nk'akarere wenda kamwe mu burasirazuba, igateza imbere mu buhinzi, igateza imbere mu bworozi, kiba ari nk'aho ari ikintu gishyashya nka minisitiri Mpoze. Oya, icyo ntikizakorwa, icyo ntabwo bije yacyo izasohoka, icyo kizategereza ko ngo umuyobozi mukuru ari we uzagikora, ngo ibyo ntabwo wabikora, ngo izo nshingano zihabwa nande, ngo ibyo wabitangiye ryari, ngo ibyo ni ibintu bisaba ko afande abishyiraho umukono. Abantu nk'abo uzababona bakubwira ko uburyo imiyoborere y'igihugu igomba kugenda ari ibintu bifite umurongo wubatse, atari ugupfa guhubagurika. Navuga byinshi, naganira byinshi, ariko ntabwo byose wabirangiza. Niyo mpamvu uzabona mu nzego zose abantu begura ngo biyeguje ku giti cyabo. Ninde waba uri minisitiri adafite ikibazo ngo yiyeguze muri rubanda? Nta n'ahantu byari byaravuzwe. Ni byinshi wavuga, ariko igihe kimwe byose bizahinduka.